Ikaze nanone iyi ni TKB Rwanda, aka kanya tugiye kureba uko wakoresha ifashe. Murabizi ko ifasha ari bumwe mu buryo dushobora gukoresha tugura serivisi zinyuranye, nko kwigurira amayinite kuri simukadi zinyuranye, kwishyura umuriro, amazi, kashi pawa ndetse n'izindi serivisi zinyuranye. Wowe ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere, kanda subscribe niba wumva ibyo tugiye gukora ari byiza, kandi nyabuneka ibuka ukande like kubera ko ni ngombwa, uduhe na comment. Turatangiye, tugiye kuza dukande akanyenyeri 662 urwego. Iyi niyo kode ya ifashe ushobora kwifasha ugura umuriro. Reka tuyihamagare. Wenda reka dukoreshe MTN, ariko kuri simukadi irakora. Yego, urabona bahita baguha ikaze kuri ifashe savisi. Mu by'ukuri urabona ko hari serivisi nyinshi, ariko reka tuze kandi kuri ifashe rimwe. Urugero dukomeze gutya, urabona ngo hahise haza kugura inite, kugura paki, kugura umuriro, startime, no kureba ibikorwa biba bitanu biba biherutse. Reka twebwe tuze urugero kugura paki. Tuze kugura pake. Urabona bakubwira gushyiramo nimero ya telefone ugurira, ishobora kuba ari iyawe cyangwa ari iy'undi muntu, yaba ari Airtel cyangwa MTN birakunda. Ngaha ngiye gushyiramo nimero ya telefone, ariko byaba byiza ko nyibahisha kubera ko nimero ngiye gushyiramo ntago ari urabibona ahangaha ushobora gushyiramo simukadi ya Airtel, ya MTN, yaba ari iyawe cyangwa ari iy'undi birakunda. Ngewe rero reka nzishyiremo simukadi, ariko ntabwo bwose ndi bubereke nimero ya telefone ngiye gushyiramo. Urabibona iyo umaze gushyiramo nimero ya telefone bahita bakubaza nimba ari data ushaka cyangwa niba ari kombo. Reka tuze wenda tuvuge ko ari kombo, ubwo turaba tuvuze ngo ni data na megabayiti. Tuze dukande hano wikiri cyangwa iy'icyumweru. Urabona baraza bagahita bakubwira ati mu minsi 7 uzishyura angana gutya. Uraza ugahita ukanda ukemeza. Iyo urangije nabwo barakubwira ngo emeza kuri iyi nimero. Noneho bahita bakubwira ngo ukande wemeze. Urabona ko ni ukwemeza bigahita biba. Usaba gushyiramo umubare w'ibanga. Twamaze gushyiramo umubare w'ibanga, urabona ko bahita batubwira ko byakunze. Batubwira ko tumaze gushyiramo umubare w'ibanga, tugiye kubona message itumenyesha. Uku rero niko ushobora kugura cyangwa kwishyura ukoresheje ifashe savisi. Mwebwe twari turi kumwe turabashimiye, nimukande subscribe, ntuzengere kubura uko ugura amayinite igihe ufite ayo wabikije kuri simukadi imwe, indi ntayo ufiteho. Urabona ko simukadi zose birakora. Duhure muri video itaha.